dukomeze turebe uko ubwoko bw'Imana abirabura b'Abaheburayo ari bo bwoko bw'Imana nyabwo ko bageze muri Amerika. Mucyo nisi urugendo ruva Ashuri rugana muri Amerika, urugendo rwa mbere. Dusubiye inyuma gato, Israeli yari imaze gucika mu bice bibiri, igice cya ruguru n'igice cy'epfo. Ubwoko 10 igice cya ruguru bwari bumaze kujya mu buretwa muri Ashuri. Noneho bagezeyo ubuzima burakara, barabica, babakoresha uburetwa, mbese bakora ibi byose bishoboka. Nibwo babonye ko bikomeye, aho gupfira yahubo bakwemera bakagenda bagashakisha aho baba. Niko batorotse baza bageza Madagascar, bajya mu bihugu bya Salomo, bageza za Fiji, bajya muri Australia, byose bikurikije ubuhanuzi, kuko bari bazi ubuhanuzi ko bagomba kuzava hano bakajya gushaka igihugu kitari kizwi bagomba kubamo. Nuko rero basohotse muri Ashuri bakwirakwira hose, bajya za Madagascar, ibigo bya Salomo, aho usanga abirabura bafite imisatsi y'imyeru mu birwa bya Salomo, za Fiji, urumva aho hose bagiye banyura bataka, banyura mu mazi bakagenda bageza Australia. Niyo mpamvu wumva uyu munsi batubwira ngo abantu batuye muri biriya bihugu byose ngo nabasanga butaka. No, ni ubwoko bw'Imana bwagiye butoka buva muri Ashuri bushakisha aho baba, byibuze kugira ngo ayo magorwa Imana yareba bwiza azabagwira batongera guhura nayo. Barakomeza rero barashakisha, nuko baje kuzamuka bazenguruka hano, baza kujya ku mugabane wa Amerika. Umugabane wa Amerika icyo gihe ntabwo wari uzwi, kuko hari imigabane 3 gusa. Hari Afrika, Uburayi na Aziya. Noneho uyu mugabane wa Amerika niwo baje kujyaho, baturayo bamara igihe kinini nta muntu uzi ko babayo. Ariko byaje kumenyekana mu mwaka wa 600 ko hari abantu bameze neza batuye batunze umugabane wa Amerika, aho bitaga umugabane wa kane utaruzwe. Nuko rero ubwami bwa Espanyol aribwo bwari bukomeye icyo gihe, buza kumenya ko muri Amerika itarizwi igihe itanagahawe izina, hariyo abantu batunze bakize bamerewe neza. Bahita bibaza ukuntu bajyayo kujya kubanyaga no kwica. Wibuke ibi byose byari ubuhanuzi Imana yari yarabakumiriye kugira ngo batajyayo. Bagiye mu 1492 bamaze iyo myaka amajana n'amajana, bazi ko bamaze kumenya ko icyo gihugu gihari hariyo abantu bamerewe neza batunze. Ibi rero bishimangirwa n'Imana yari yarahanuriye ubwoko bwayo, nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2:28 kuva kuri 49 kugeza kuri 50. Imana Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi, rizaza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwayo, ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abakuru n'abato. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarababwiye iti nzabazanira abantu bavuga ururimi mutumva, babarimbure ku buryo ntibazababarira n'uruhinja cyangwa n'abasaza. Nuko byagenze rero mu 1892 Christopher Columbus aragenda ajyana umuntu umusemuraga igiheburayo witwaga Louis de Torres, amujyana kugira ngo amusobanurire igiheburayo. Nawe ibaze, uvuye mu Burayi ugiye muri Amerika witwaje umuntu ugusemura igiheburayo, ni ukubera iki? Nuko abari batuye hano muri Amerika icyo gihe bavugaga igiheburayo, aribo abantu b'ubwoko bw'Imana bavuye aya mashanga yose baza muri Amerika, bazi ko babonye ubuhumekero bakivuga igiheburayo. Kugira rero mujyeyo wumve ibi bavuga, nuko bagomba kujyana umuntu uvuga igiheburayo. Niko byagenze, kuko biri bitubwiye. Imana yababwiye iti nzabazanira abantu bavuga ururimi mutumva, bazabarimbure nta n'umwe bazagira imbabazi. Bajyayo, uko byagenze rero babarimbuje imbwa nizo babateje, zirabarya zirabica. Kandi tuzi ko ubundi imbwa zari ikimenyetso cy'ubupagani muri Egiputa, mu Misiri. Niyo mpamvu ubona abantu bose b'Abanyafurika cyane cyane bishisha imbwa. Ni ibintu biri naturel, utasobanura uko byaje, kumbi izo mbwa nizo zabariye zirabica, noneho zirabahashya zituma babafata, aribyo baje kwita ngo bavumbuye Amerika. Kandi mu by'ukuri ubundi
bari bagendeye kugira ngo babanyage babice babavane ubutunzi bwabo uyu munsi n'amateka. Niyo mpamvu rero ngo abantu bavuga ngo abantu bari muri Amerika bari muri aho byose ngo nabasanga ubutaka. No, ntagara gusanga ubutaka. Ni ubwoko bw'Imana bwavuye Ashuri buza bushakisha ahantu buhungira, noneho barabasangayo. Nuko babanyaze barabica, noneho imyaka irahita, akaba ariko tugiye kureba ukuntu abavuye i Babylon hamaze kuba ubwami bw'i Babylon nyuma ya za Syria ya za Ashuri, uko baraje noneho kujya muri Afurika, bava muri Afurika bajya muri Amerika mu byo n'isi urugendo rwa kabiri. Urugendo rwa kabiri n'uwo tuzareba utaha ukuntu noneho abari barasigaye. Bibuke abayuda basigayeho gato imyaka 105 mu gihugu cy'amajyepfo, umugambi w'epfo, nyuma baza kujyanwa bunyago nabo i Babylon. Bava i Babylon baza kongera barataha, bava mu gutaha noneho muri 70 nibwo abaroma babasenye nk'uko tuzabona, baza muri Afurika, noneho bavuye muri Afurika bahita babajyana muri Amerika, ayo uyu munsi mwita abira bo muri Amerika. Tuzakomeza tubirebe rero uko byagenze. Ibi ngibi ni ibyabaye kera, none ibyabaye nyuma y'ukuntu Yuda yaje kwisanga muri Amerika. Ubutaha tuzakomeza turebe ukuntu abayuda banyuze muri Afurika bakabona kuza muri Amerika, aribo birabura bari muri Amerika uyu munsi, n'ukuntu ari ubwoko bw'Imana. Tuzabireba ubutaha. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.